Ndagusuhuje aho waba uherereye hose nizere ko umeze neza. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku gitabo cyitwa Who Moved My Cheese. Iki gitabo rero kikaba cyaranditswe n'umugabo witwa Spencer Johnson. Ni kimwe mu bitabo bifite page nkeya nabonye. Niba ushaka agatabo wasoma kakakugira umumaro ariko w'ibihe byose ni iki gitabo. Iki gitabo gifite page 90. Gifite inkuru navuga ko imeze nk'umugani n'uburyo ngiye kubivugamo ndagerageza kubivuga nkaho ari umugani kuko anyway kera habayeho abakinnyi bane bo muri iyi nkuru akaba ari imbeba ebyiri ndetse n'abantu babiri ari bo basa hano handitswemo ko ari real people bagereranwa natwe basanzwe nyine mu buzima busanzwe. Iyi nkuru rero kugira ngo mbashe kwivuga neza ndafata izo mbeba nzite AB A na B, noneho abo bantu batoya nabo basa nkaho bafite size nk'imbeba mbite X na Y. Iyi nkuru rero ivuga yibanda ku buryo hari ikintu mu buzima bwawe ugiraho comfort cyangwa se ugira comfort ku buryo icyo kintu gihinduka nkaho ari ibyishimo byawe. Kera habayeho abo bantu bane, noneho abo bantu bane bakabyuka bakajya gushakisha imibereho, ubuzima, bakajya gushaka icyitwa cheese. Icyo iki gitabo nyine kishingiraho kivuga. Noneho baza kubona cheese yari ahantu hitwa Cheese Station C. Noneho izo mbeba ebyiri zikabyuka mu gitondo ntizaba comfortable, zikabyuka mu gitondo hakiri kare bagakaraba vuba bakagera kuri iyo Station C mu gihe gikwiriye. Mbere yuko batangira akazi bakaba bagendagenda ku ruhande rw'iyo Station C bakareba nyine cheese imeze iteye, irahumura iteye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho wa X na Y rero nabo baza kugenda mu rugendo rwabo, baza kubona iyo Station C. Bamaze kuyidiscoveringa baba comfortable hahandi bimuye n'imiryango yabo kugira ngo baze gutura hafi ya Station C. Batangira kuba comfortable, bakajya bafata inshuti zabo bakazereka ukuntu hari cheese runaka. Noneho ikintu iyo cheese rero isa nkaho isobanura kuri bamwe ni mariage, ingo, kuri bamwe ni kugira ubuzima bwiza, ku bandi ni kugira akazi keza. Hahandi nyine wicara ukajya uvuga uti yewe nagezeyo nkwereke nageze kuri ibi. Twihuse rero ya cheese iza gushira, ariko uburyo ishira nta muntu muri X na Y bo ntabwo bari barabyiteguye kuko bumvaga ko ubuzima bwabo bwose buzadependa kuri iyo cheese. Ni ukuvuga tugereranye nk'abantu bafashe nk'ama loans, imyenda itandukanye, uvuga uti imyenda y'imyaka wenda se tuvuge 10 cyangwa 5, uvuga ngo akazi wenda niko kazanyishyurira iyo myenda, ugasanga nyine umuntu yabaye comfortable, imibare yose ayikalkira bigendeye no kuri iyo cheese afite. Ariko A na B bo bari baramenye ubwenge, bakajya buri gitondo nkuko navugaga bagendaga bareba aho cheese igenda uko imeze. Bo barabonaga ko cheese irimo iragenda iba ntoya. Ni ukuvuga ni nka kuri wenda tuvuge hari nk'ukuntu ukorera nka company ari nini cyane. Reka mbe nk'urugero tuvuge nka Kodak ni company ikora bijyanye na appareils zo gufotora. Kodak yari ikintu kinini kera, ari company nini wenda nkuko tubona nka Amazon, ariko igira aho ngaho isubira inyuma hahandi wenda basigaranye abakozi bakeya. N'ubu ngo hari umukozi ushobora kuba yarabonye ko Kodak irimo irasubira inyuma, we agafata izindi ngamba zo kugira ngo wenda ateganyirize ejo hazaza niba namuhagarika ku kazi azaba afite ahandi ho kujya. Nibyo bintu A na B bakoze. Bo basanze umunsi umwe barabyutse bajya kuri station basanga cheese ntayihari, bamuvinga on. Noneho X na Y baje ku kazi mu gitondo basanga cheese yagiye, bagira depression, ku moving on birabananira. Batubwira muri iki gitabo ko X we byanga ko ana moving on burundu, Y niwe uza nyine akavuga ati no ntago bibaho. Bamara ukwezi, X na Y bamara ukwezi bakiza kuri ya station baje gushaka ya cheese, bakumva ko buzacya mu gitondo nyine ya cheese kagaruka. Byanyibukije nyine tuvuge nk'ibintu byabayeho muri Covid, sibyo? Covid yatumye abantu benshi wenda se babura akazi, yatumye abantu benshi batagitravelinga.
nyine tugahora dutegereje ngo ejo bizahinduka ariko ntibihinduke. A na B bahisemo kumuvinga on, X na Y bahitamo kuba muri ya depression. Noneho nyuma yaho rero Y agera aho ngaho akajya abona ko realite ni iyo ngiyo. X we yageze aho ngaho aranabyibuha, agira nyine izindi ngaruka nyinshi. Y akagenda yatera intambwe, tuvuge niba ari mu ishyamba agomba gutera intambwe 100 kugira ngo yarangize agere ku rugendo rwo gufindinga indi happiness yiwe, akongera agasubira inyuma gutekereza ko X akiri aho ngaho. Nyuma rero Y aza kwemera defeat, noneho nawe agatangira gutera intambwe nkeya agenda kugira ngo abone nyine ikindi kintu, kugira ngo moving on n'ubuzima. Iki gitabo uburyo bwiza wenda sibwo kugira ngo wumve context cyanditswemo, nuko wagisoma wowe ubwawe. Ni very challenging. Umwe mu bantu rero ababumva iyi nkuru ko nabwiye ngo ni umugani, avuga ukuntu nyine iwabo bafite company ariko incorporating technology nshya bikaba bibagora, ugasanga nyine umuntu yabaye offered muri comfort kugira ngo moving on kikaba ari ikibazo. Reka nere kwisimba mu magambo, ubishoboye nyine wasoma iki gitabo kuko challenge cyane. Navuga ko icyo nakuyemo cyane nuko nk'abantu bafite wenda se akazi ukora bita bituma utekereza ukavuga utumugani umunsi babyutse ubuzima bwanjye bose bakabukata. Uretse n'akazi n'imibanire n'abandi bantu, tuvuge inshuti, kuko buracya mu gitondo umuntu wenda warushingikirijeho, wari wizeye, wari utekereza ko ni inshuti yanjye magara, ugasanga ibintu byose urabibuze. Ibijyanye n'uburwayi, hari ukuntu byuka mu gitondo ukaba urarwaye ugasanga nako kazi ntushobora kukajyaho, ibintu nk'ibyo. Noneho bikajya no mu bantu bafite za business ho. Nagiye mbona muri iki gitabo bavuga ko hari company ubundi zivuga ziti reka dufate iki gitabo tugihe abakozi bacu mbere yuko atangira akazi, kuko kiri very challenging. Ni igitabo gituma utekereza koko ibi bintu bibaye, situation ndimo uyu munsi iramutse ihindutse, hahantu nakuraga comfort, hahandi nakuraga umunezero wanjye bihindutse, option beniye ufite nicyo navuga. Iki gitabo kibandaho cyane. Ibihe byiza rero, ndabakunda. Umunezero wawe ahantu ushingiye imbehe yibirinduye byagenda gute? Tuzabonana ubutaha. Bye. Nitwa Bukiza. No matter what them do, yes you get the final say. No matter what them say, no matter what them do, delay is not denial. Keep waiting patiently. You can triumph through your trials if you just believe. So don't give up the fight, 'cause Papa